Frank petit frere wawe nshimiye kubabona. Ari umuntu wambwiye cyagiye wagiye muri Amerika twavuganye bisanzwe arambwiye. Haleluya. Yamwe turi kumwe. Umugisha dufite ukomeye ntabwo ari ibintu Imana idukorera. Umugisha dufite ukomeye ni Imana kutwemerera kuyikorera twebwe. Pastor Revera nabizi ko ngukunda nkuba ntabwo ari kuba Revera muri no kanisa. Imana yari kuza ikahaba. Ese turi kumwe mu minota isigaye mikeya. Mfite imyaka 34 hafi 35 ngeze mu myaka myiza yo gupfa no kuba zafa bangana. Wenda ntimwabyumvise. Bazafa umugore agiye kubyara muri Canada nyine nuko nguko bazapfa uri mu kigero cyiza cyo gupfa nuko nyine bazapfa bangana. Ndimo kureba abantu bahungu bangana gutya akumubereye gupfa uzi kuri mumeze neza. Akomuze icyo nshaka kuvuga se nshaka kuvuga ko bagututse ari kugira gute abona hamagaye ntibaza batukana ceceka. Mwavuga ngo eme kwirwa dusenga mana abantu bankunde ngo abantu bankunde ryo sengesho rireke senga we ngo ukunda abantu icyo umuntu ayiba nicyo azagira gute azasarura. None urashaka bagukunde gukundwa si ihame ry'Imana ntabwo uzagera mu ijuru kwera ko abantu bagukunze uzajya mu ijuru kwera ko ari umuntu umwe wakunze. Umfashe dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice ni 9 umurongo ni 4. Yohana kwizera arahari ahantu murahazi ndabizi. Yohana ubutumwa bwiza ibice ni 9 umurongo ni 4. Bibiliya iravuze ngo kwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kumanywa bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Musabwa yagiye araza kumfasha na Frank bafite microphone kugeza nsoje turakomeza turimo indirimbo ivuga ngo yewe nzamukorera nzamushima. Ndashimira ikaze ryanyu hereye kuri bishop batari mu cyicaro ariko niyo wamvugishije Imana imumugisha. Duha agaciro ubwo butumire no kudutekereza bavuga butumwa benshi beza ariko bakabona ko ari ngombwa ko natwe tugera hano. Imana imumugisha ahari. Yes. Turashimira pastori hari muri cyicaro Pastor Solange Revera Kado muryango wawe Pastor Ben turabizi ko mukorana kuba turi hano harimo ubushake bwanyu. Imana ibagire neza. Yes, turabakunda muri inshuti zacu murabajyanama murababyeyi bacu. Nishimiye kubona abantu benshi batandukanye bari muri cyicaro kugira ngo umwanya wanyu ntaza kumara muri ibyo reka mbavugire hamwe mwese ko ari umugisha. Bandumwe rwereka nzabakiza kubana namwe n'umugisha. Mvana umaze kutuganira ijambo ry'Imana yatuganire neza cyane. Imana imugire neza. Frank petit frere wawe nshimiye kubabona. Ari umuntu wambwiye cyagiye wagiye muri Amerika twavuganye bisanzwe arambwira ngo wamubabaje ngo ku rwego yumva batazongera kujya gusenga kandi nyine ntaragaruka. Ntarasubira kugaruka. None rero yari kuba ya profesi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nitwa Felix nayo mazina. Nkunda kwisikiza mbere, nkunda gutanga ingero, nkavuga abantu mu mazina mbubashye bakunze
rimwe arigihe bataba ari ngombwa ariko bikancika. Icya kabiri singire ndimo gusenga Imana ngo izampa amanyama impe kuba sharp kuko hari igihe abantu benshi babikunda bikaryoha bikamera neza ariko ndahamya neza ko bigenda neza. Umudamu umwe yari afite umutima mwiza, haza abashyitsi 10 b'abagabo baramwinjirana. Bageze mu rugo arabareba aravuga ati mu nzu tumeze nabi ariko bano bashyitsi bagomba gufata akantu muri uru rugo. Abatekera icyayi kitarimo isukari ariko nta yari afite, arababwira ngo yarunze ibikombe 9 ngo asaguka kimwe. Ati none mwabashyitsi mwe umuntu uza kukigwaho ambabarire, isukari yanshiranye maze kurunga ibikombe 9 hari hasigaye kimwe. Buriya abashyitsi bose naje gusanga basa, bahita bakireye ikiganiro kivuga ko isukari ari mbi, n'ubundi bamwe barayitubujije, ubundi bavuze ko itera diabete kugira ngo biyadapte bagahita bavuga ngo n'ubundi ngo twumvise ko isigaye itera za diabete, ngo isukari se. Abashyitsi bose hafi ya benshi ni bamwe baranywa bose kuko nta sukari yari irimo. Basohotse umwe abwiye ababa ati muzi ko byagenze, ninjye wafashe cya gikombe. Undi ati ceceka, ninjye wagifashe. None rero nagerageje gusenga no gutegura, narunze ibikombe 9. N'udafashwe niho uzabafashe igikombe kitarimo isukari, ariko ibindi byose nabiru ntako ntagize. Isukari yashize ngeze ku bikombe 9. Twavuga ngo amen. Ngani mu ndirimbo kandi ndirimbo karimba n'indangiza ngani iminota 40 ni myinshi cyane kandi maze kumfasha mushireho umwete tuze kumva ijambo ry'Imana. Sheweza uririmba ni wowe mwumva ayo magambo abayize turirimbe zamushima hejuru vuga ibyo yakora ibisigaranye yo kuba kw'isi zamukorera mituri meza ibisigaranye yo kubaho kw'isi zamukorera mituri meza. Haleluya. Haleluya. Mukagoma usigaranye ingahe? Iminsi usigaranye yo kubaho? Ntayuzi? Ubwo bivuze ngo ugomba kubyaza umusaruro iminsi isigaye. Amen. Hari umuntu waba uyizi? Nta iminsi isigaranye yo kubaho kwanjye nzamukorera. Mwumve rino jambo. Imana iturema ntago yaturemye ngo dukizwe. Yaremye Felix ukijijwe kuko yaravuze ngo turemo umuntu ase natwe. Bivuze ngo ntabwo yari imbwiye ngo Felix nkuremye uri umupagane uzagenda ujye gushaka agakiza. Imana yaremye umuntu usa nayo ukijijwe umukristo. Hanyuma iramubwira ngo sinshaka kuba hano, ndashaka kujya ku isi. Ukahaba urangisa kuhaba uzahakora akazi. Adamu araza agere ku isi atakaza kwa gusa n'Imana. Mwavuga ngo amen. Ariko asigarana akazi. Imana iramubwira ngo imirimo myiza yose wankorera tutagisangiye we nawe nta kimariye, ahubwo ngiye icyo nakora ndakohereza umwami Yesu. Namara kuza akakugeraho umwizere usubizwe kwa gusa n'Imana, nurangiza kongera kubihabwa ntiwicare usubire muri cya kindi narakoherejemo. Siko birumvikanye? Hariho otobatiri, uburenganzira bwo kubaka no kubaka inzu. Abantu benshi bishimira otobatiri. Narakijijwe gukizwa ni otobatiri. None otobatiri ko bayiguhaye ngo wubake ugeze hubaka. Gukizwa ni uburenganzira bwo kubaka. None icyatumye umwami Yesu aza nugira ngo dusubizwe otobatiri, twongere dusubizwe bwa uburenganzira bwo gukora imirimo myiza. Mu gihe tuhawe uburenganzira dukijijwe
tukizera umwami Yesu. Ntugomba kubaho ku isi ikikunejeje ari ugukizwa, ugomba kubaho ku isi uvuga ngo agakiza nahawe katumye nsubira mu kongera gukorera Imana. Hari umuntu waba ubyumvise? Mwavuga ngo eme? No kuvuga ngo nudakizwa uzajya mu ijuru. Ariko uzabwiye nka nudakora imirimo uzajya mu ijuru. Nimba nukizwa ariko ntukora imirimo myiza uzajya mu ijuru. Ariko uzabwiye nka cya gisambo cyakijwe ku munota wa nyuma kigize afite umwanya wo gukora. Ariko wowe iminsi usigaranye umuntu akizwa rimwe, urugendo rwose rusigaye nubwo gukorera Imana. Pastor Revera birumvikanye? Iminsi yose isigaye niyo gukorera. Mbaho urundi rugero. Ifi murayizi n'igikona murakizi. Biramutse bivuganye ngo bikora ubukwe byagenda bikaza kugera ahantu byafika ikintu kimwe naho gutura. Aho gutura, aho kuba. Urufi rwavuga ngo sheri ndagukunda, igikona ati sheri nanjye ndagukunda, tuzabahe nitumara gukora ubukwe. Urufata njyewe banjyanye mu cyari mbamfuye, mvuye mu mazi gutya mbamfuye. Igikona nacyo ati nanjye kuza nkibira mu mazi tukabaniriye fo ntibishoboka, dutandukane. Bivuze iki? Bivuze ngo wowe Imana imaze kukurema ufite ahantu ugomba kuburi n'icyo ugomba gukora. Muvuga ngo eme? Amen. Ugomba kuba ufite ahantu uvuga ni hehe ngomba kuba ndi, niki ngomba gukora. Ntabwo ari ukubaho gusa. Mureke mbaho urundi rugero. Yesu yambutse inyanja y'i Galilaya ahasanga umusazi wari umaze igihe arwaye. Yesu aramwanga umusazi mureke tumukize. Yesu aramukiza. Muzi ibisazi byari biri murimo Yesu yabyohereje mu ngurube zingahe? 2,000. Ejo bundi mvuye Rusizi ngeze ahantu bita Nyamagabe nasanze umuhanda wacitse. Bikaba ngombwa ko tuvamo tukambuka n'amaguru tugafata umuhanda. Sanze ngeze hakurya nkasanga imodoka inkomeza nyi Kigali. Ariko masanga igikamyo cy'ingurube za baparitse zimwe ziragwa aho abakristo. Ndabaza ati ingurube imwe ko mbona ari binini cyane igura ngahe? Barambwira ngo byibuze 1,100. 1,100 byibuze. Mita nkuba nazangurube 2,000 Yesu yoherejemo umusazi. Sanga ni 200,000 ku musazi umwe. Mwavuga ngo eme? Ku musazi muzi Yesu yaramubwiye. Yaramubwiye ngo wowe wasaze akazi katararangira ndagukije ngo usubire mu kazi. Wasaze kare nemeye gutanga 200,000 2,200,000 ariko usubire hehe? Mu kazi. Wowe utarasaze, wowe muzima ugezeho ukora imirimo y'Imana. Haleluya! Wowe muzima ugezeho. Wowe muzima ugezeho. Sinababwiye ndi hano ubushize akana kanje karambwiye kari gafite imyaka 4. Ndakabaza ati mafi ushinzwe iki? Wa nugusohoka gusa winjira. Hamwe ngo papa ngo njye nshinzwe gukina no kurya. Ati nta kandi kazi nshinzwe hano. Ndamubwira ati mama wawe? Ati mama se ntubizi ashinzwe gukoropa no guteka. Papa wawe? Ngo papa ngo ushinzwe ibintu bibiri. Ngo kwicara muri saro ngo gasoma Bibiliya. Ngo cyakabiri ngo gutegereza food. Nta kindi uzukora. Tuwe no kwicara gusa ngo baguhe icyayi ngo baguhe ibiryo. Dufite abantu hano bo gusa bategereje food gusa. Se Felix ko yabwirije nabi ntegura wari uhari. Nagerageje uzi ukuntu bigoye. Haleluya! Kuko aririmbye nabi. Umuna amaterano ni wacu ngo ntiyarashusha uyu munsi ninde gaze yawe hano we wasenze. Agashuha kamera neza. Mwavuga ngo eme? Amen. Ntabwo ari ukubasetsa. Muve mu buzima bw'ikigare. Ufite icyo waremewe ugomba kugira gute? Gukora. Kirahari. Narakijwe niyo tobatira uri kubaka. Nimba Yesu yarada akaguha ubugingo, akaguha ubuzima, ugezeho wubaka. Imise sigaranye yo kubaho kwisi zako twazamura Uganda twese twango haleluya haleluya haleluya
amakarisa yose abamo abantu bameze kimwe, amatorero yose habamo icyo bita ngo ni people watch what happened. N'abantu bahora gusa bareba birimo kuba, abagira ibitekerezo bababwira ngo they don't react, ntago bazashaka gushira mu bikorwa kuko bagira ibitekerezo bababwira ngo nta nyungu babifitemo, ibahora bareba gusa. Abakabe ni people let happen, nabavuga ngo mureke bikorwe. Kubera iki? Kubera ko twebwe ntago ntacyo nabikoraho. Abagatatu ni people ask, bahora babaza ese ko mama ntari yahuzuyemo abantu kandi nawe sengeramo hano, ko mama ni wacu bahinduye amatapi nawe sengeramo hano, ngo kiwacu mbona ngo bakoze amafly, hariho generation connection. Joshua ntazayo makuru, hariho gusa hora baza gusa. Kubera iki? Ntashobora kubona ko hari ikintu kigomba guhinduka, ntafite ayo maso. Abakane ni people defy, nabarwanya icyahindutse, bavuga ngo dukore iki iwo gusa nukwita ese aya mafaranga kandi ese ibingibi. Abagatanu ni people makes happen, nabarara badasinzire ngo agire ikintu gikorwa. Mwavuga ngo eme ese turi kumwe? Umunsi umwe twari turyamye mu rugo, nkunda gutanga utugero tw'ifamiye cyane, numva madamu ari kunkubita inkokora nka 8:00, kuko ngiye nkunda kuryama ntinze akenshi saa 7:00 iyo ndi kwisomera mfite umwanya. Numva ari kunkubita ngo sheri ngo abasabajura, se wowe badushingira ntihatubwe ngiye nawe turumwe wowe wabyutse. Nkabyuka ngasanga nta bajura baje, hashira umwanya nkumva arambwiye, nkumva undi munsi ngo sheri ngo abasabajura, se wowe wabyutse. Ndi muri Ghana iminsi ishize maze amezi 4, numva arampamagara arambwira ngo haje abajura, ngo ndabyuka ngo bariruka. Ndamubwira ati nubona ndagarutse, gahunda yo kubyuka ni yawe. Ayo makuru yamenye ko kubyuka turi kumwe mbere ntacyo byamusabaga, yumvaga ari ngigomba kubyuka ngahangana n'abajura. Ariko ndahari, yarabyutse yajyanye abana kwa muganga, yarabigishije, yagiye kubavugira ku ishuri. Uri mu bantu bangana gutya umva ntacyo bigusaba, uri wenyine biragusaba byose. Mwavuga ngo eme umunsi umwe uzikoza kuri pastor Kadu, wansenge ndarwaye, pastor Kadu ubyuke 8:00, wansenge ndarwaye abyuke. Umunsi umwe uzasanga telefone yiwe yazimye, uzasenga. Haleluya! uzasanga adahari usenge. Yesu yakijije ababembe 10, umwe aravuga ngo mufitiye gahunda, ati fa kuba twakize. Umwe aravuga ati oya unamugabo wankijije ngomba kujya kumushima. Yesu ntaba niba ushaka gukorera Imana uve mu buzima bw'ikigare uhaguruka ukorere Imana. Ese turi kumwe? Mu minota isigaye mikeya. Mfite imyaka 34, hafi 35. Ngeze mu myaka myiza yo gupfa, nuko bazapfa bangana. Wenda ntimwabyumvise. Bazapfa umugore agiye kubyara muri Canada, nyine nuko nguko bazapfa uri mu kigero cyiza cyo gupfa, nuko nyine bazapfa bangana. Ndimo kureba abantu bahungu bangana gutya, mubereye gupfa uzi kuri mumeze neza. Muzi icyo nshaka kuvuga se? Nshaka kuvuga ko gupfa nubwo mvuze gutya, nubwo nabwangura gapfa ntimuri bupfe ni muhumuri, kuko gupfa kwawe kuhwanye neza n'iminsi Imana yakugeneye. Warangije akazi ugomba gukora, wararangaye cyangwa waragakoze. Birumvikanye? Nubwo mvuga ngo mfite myaka mfite, nashatse kubabwira ko umwana w'imyaka 2 yapfa, uw'itanu yapfa, wa 30 yapfa, urugero rwose ugeze mushobora kurupfiramo. Ariko nimba icyo ugomba gukora kitararangira, uhumura uracyahari, ariko ugomba kugikora sasa. Mwavuga ngo eme? Birumvikanye? Ni icyo bisobanuye. Mugabo umwe yaravuze ngo Mana umhereze umudamu, amusengera imyaka nk'10. Hanyuma bakora ubukwe kwa 6 ninjoro umudamu arapfa. Ahita abwira Imana ngo umudamu wanjye ntabwo ari Satani yamutwaye, narayisengeye narayirukanye, saba dayimoni bamutwaye narabirukanye. Uno mudamu kuko niyo twavuganye ngo uzamu umudamu mwiza niyo yamutwaye. None ndayijyana kuri polisi. Agera kuri polisi arayibwira ati polisi naje mfite ikirego. Ni byagenze gute? Ati hari umuntu wanyiciye umugore. Ninde? Ati ni Imana. Iri. Ati ndayizana niyo yamwishe. Genda uyizana. Ati ntimuyitegereze. Hari umugabo maze imisanga yivugisha ngo akorana nayo, ngo akorana ndamuzana ajya kuzana sebuja. Atari gwavuga ngo umukozi w'Imana, ngo umukozi w'Imana ndamuzana. Iwe azazana sebuja. Azana pasiteri umwe. Pasiteri amwe ati pasiteri itabaha ngaha. Uyu muntu yakureze. Byagenze gute?
ati wowe ni imana, wowe nasobuje mwishe umugore we. Ntarabwo ati ni imana yamwishe niyo. Ati mureke nje kuyibaza, ariko ukorana nayo? Tindi umukozi w'Imana, nkorana n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ubuzima niko yamusubije, niko Imana yamusubije. Feza n'imyambaro imigisha twavuga ngo haleluya. No wa mugabo kuko bamutegereje kujya kuzana igisubizo ngo bagenda avugane nayo bibaza ati wishe umugore w'uno mutipe nindangiza nzaza basubize. Imana yamubwira ngo ubuzima no mugisha wabariho, ari aba bapfuye ndi Imana yabo, namwe mwasigaye ndi Imana. Ugenda umubwire ngo nawe ngiye ngo ndi Imana y'abazima n'abapfuye. Aragaruka aramubwira ngo wa mugabo we, ya Mana yanjye yambwiye ngo niyo Mana y'abazima n'abapfuye. Polisi iramubwira ngo genda nawe urarokotse, genda va hangava, natwe turarokotse nawe urarokotse, none uje kubura nawe. Icyo nshaka kubabwira niki, mwemere ko dukorana n'Imana. Nimba mwemeye twemera ama principe n'amahame. Turi kumwe? Intambwe ya mbere yo gukorana n'Imana ntabwo ari ukubishobora ngo urabishoboye, ahubwo ni ukubyemera. Wabyemera ikagushoboza. Kuko hari abantu bashoboye ariko badashobotse. Abo n'Imana ishaka kubakoresha, ahubwo irashaka bemera, ikabahamagara ikavuga ngo uzemera kuba pastor of Foursquare. Ndemeye. Arangiza ukavuga ngo sinshoboye, ndi umunyantege, mfite ubukene, ndashaka iki niki, ikavuga ngo ninjye ushoboza abantu bose. Usigaye baza umuntu ariko washinzwe iki, ngo njyewe simbeshya, ngo sinsambana, ngo sinteranya abantu. Ibyo ntibihagije. None nyuma yo kureka ibyo wakoze iki? Ikintu cya mbere, mpamvu ya mbere tugomba gukoreramo Imana nuko ari intego y'ubuzima bwacu. Ni intego y'ubuzima. Cya kabiri, mpamvu tugomba gukorera Imana no kubera ko ari ibanga ryo gukomera. Bibiliya iravuga ngo bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza ni ibanga ryo kugira gute. Niba ushaka gukomera, wemere gukora ibyiza udacogora. Ya gusoza cya gatatu, ko birahari cyane. Ndi pastor, nagize umugisha aho ngaho nari ndi muri Accra, ndimo gutembera, banjyanye ahantu kumva z'aba missionnaire. Sanga bambwira amateka yaho gusa bukeye. Sanga abagabo barazaga akavuga ubutumwa, azanye n'umugore n'abana. Bahagera umugore bakamwica, umugabo agasigara n'abana. Akajya mu rugo kureba umwana mukuru wasigaye, akamubwira ngo nawe haguruka tugende tujye gukorera Imana, mama wanyu yapfuye, muze dusoza akazi twari dufite. None umwe yapfuye natwe tugende, nimuhaguruke tugende. Agahaguruka kazagera nabo bagapfa n'abandi bagapfa. Baza gusanga kubera gupfa bagatakara ku misozi, baravuga ati noneho gahunda yo gupfa irakomeje, gupfa ko tuzapfa ariko ubutumwa buvugwe. Icyo tugiye gukora niki, mureke buri muntu wese agenda atwaye isanduku ye, serikeye, coffins. Ntagire umuntu uzagongera kugenda adafite isanduku ye. Umuntu akaza no kibuga cy'indege n'ibikapu n'isanduku. Yahagera kuzanye isanduku ati ndabizi ko nshobora no gupfa ariko nugira ngo nimfa ntazabagora, muzanshyiremo hano ariko ubutumwa bwiza buvugwe. So mwavuga ngo yeme ariko ubutumwa bwiza bugira gute? No, abantu barashaka gukomera nta kiguzi. Abantu barashaka gukomera batitanze, badafashe, badashoye imbaraga, batavuze ngo ma niki nakora. Umuntu avuge ngo ngiye kubishoramo imbaraga mbikore. Gukomera biravaye. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudafa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Nandirimba kakarimba Fran ndangiza nze gusoza. Yes. Yo kubaho kwisi Zamko Era mwituri neza Imisi sigaranye Yo kubaho kwisi Zamko Era mwituri neza. Twazamura ibiganza bari muri sare twe twango haleluya haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
icya kane kindi nuko imana izaduhemba. Imana izaduhemba. Ko yavuze muri Matayo, yaravuze ngo umuntu wese usiga ibyiwe kuko ubutumwa bwiza muri no sinzomugirira neza, nzamukubira. No umugambi bw'Imana azabona ubugingo. Mwese muri abakozi, abenshi mufite utuzi, ariko reka ntango urugero ku mukobwa dufite mu rugo udufasha akazi twubaha cyane kandi dukunda. Abyuka kare. Naramwitegereje nsanga abyuka kare, umwana agiye kujya ku ishuri. Ahantu ntuye abana bagenda kwiga kare hano Uganda. Hanyuma Pastor Ben nkabona twebwe turabyutse nkumva aratubwira ngo nimufate ku cyayi. Uyu muntu yabyutse ryari wateguye umwana akaduha no ku cyayi. Hashira umwanya mu kanya gato umuntu gusa ari kuvuga n'umuntu kuri WhatsApp nkumva azanye ibya saa sita. Kubera akazuba kenshi umuntu akavuga atako waba wirambisa akanya gatoya. Nkamureba kutaryama mama akambwira ngo gato wanincanira ibishyimbo gatoya ngo ndahita ndyama. Ubwo abyutse saa 12 saa 11 twabyutse nka saa 2. Hashira nk'umwanya ngasanga twe tugiye nko kuryama ninjoro. Ejo bundi kubera kuruha cyane ntacyo nakoze kuko abanebwe bagira principe imwe n'umutima wo kuruhuka kandi batarushye. Umunebwe wese agira umutima umbwira ngo abaye ruhutse gatoya kandi atarushye. Niyo principe. Umunebwe umutima uzamubwira ngo akwabaye ruhutse wobuke warushye se. None umve ngo ejo ijoro ry'ejo nimba kubera gusanzwe kuruha ndi mu ntebe naryamye tudakinze. Madame abyuke mu gitondo asanga izo ntikinze. Ari nje bari muri salo. Ndangije mu gitondo akaryama nyuma yacu akabyuka kare. Kubera iki? Kubera amafaranga ibihumbi 325 by'amanyarwanda tuzamuha. Imana ikanyangaje kamwe ngo Felix akiri uzavuga ubutumwa bwiza, nta kindi ngushakaho. Akiri uzavuga ubutumwa bwiza Felix, akiri uzavuga ubutumwa bwiza. Nkabikora mfite amaganya, nkabikora ntabishaka, kandi Yesu ni umugabo mwiza ufite ubutunzi azampemba. Mwavuga ngo yeme? Tekereza utonze ku murongo waje guhembesha kandi utarakoze. Tekereza ngo hari ahantu barimo guhemba abakozi, ati nanjye nikubitemo kuri ku murongo, ati nanjye murampemba wakoze iki? Ngo n'umushana murimo guhemba. Uru ni urugo rwa data. Nimba urugo rwa data ugeze hehe? Imana ihamagaye umuntu muhamagara mu bice bitatu. Icyambere iguhamagara umuhamagaro ugakuba confused. Njyewe n'abakado nabande n'aba bishop nabande nanjye Felix tisa naguhamagaye. Step ya kabiri umva n'umuhamagaro wo gukekeranya kumva. Step ya kabiri ni umuhamagaro uyoboye. Fosco ikagutumira hanyuma agagutumira na Nyamagabe ugakompara. Fosco ni nziza, araryoshye, hameze neza, ni kuri kamera, harimo amatapi. Nyamagabe senike. Nyamagabe bambwiye mbere ndabakatiye nge Fosco. Uwo muhamagaro ufite ari kura uyoboye. Step ya gatatu ni umuhamagaro ukuyoboye. Uzi kubwira ngo bakwanze ari kuceceke. Mwavuga ngo eme? Bakwanze bagututse ari kugira gute? Abona hamagaye ntibaza batukana ceceka. Mwavuga ngo eme? Kwirwa dusenga mana abantu bankunde ngo abantu bankunde iryo sengesho rireke. Senga we ngo ukunda abantu. Icyo umuntu ayiba nicyo azagira gute? Azasarura. None urashaka baba gukunde. Gukundwa si ihame ry'Imana. Ntabwo uzagera mu ijuru kwera ko abantu bagukunze. Uzajya mu ijuru kwera ko ari umuntu umwe wakunze. Manesa sifiwe. Imana izagira gute? Saduhemba. Imana izaduhemba. Nkunda kumva abantu bakivugisha ngo ivuga butumwa Felix. Ngiye ivuga butumwa rirantunze. Sinza mpatana si ugucirikanwa ngo muzampanga ibyo ntibihari. Ngiye kindeba no gukora gahunda yanjye no kubiba gahunda yo kweza ni y'Imana. Kweza si ibyanjye. Kweza ni ibyiki? Ese mureke mbabaze. Pastor Kado, sorry papa. Ariko turi kumwe? Twaza muri biganza. Banesa sifiwe. Turi kumwe? Ruha. Nguha igi. Ngaha nigi Bosco, ngaho nigi Mukongomani. Mwese nigi rimwe. Ako mushaka kuyakoresha mu buryo butandukanye. Ruhanga ashobora guhita avuga ati ngiye mu ntekere mureti bikabirarangiye. Bosco akavuga ati rino gisindirya. Ndarindira azavemo inkoko zarya inyama bikabirarangiye. Mukongomana akavuga ngo ngiye rino gi ndareka avemo inkoko izaturage ngi inkoko ngi inyama mfite n'ifamu y'inkoko. Kandi irigi ni rimwe gusa bitandukanye n'ubwenge.
umwe bamuhaye igi arya umureti birarangira, undi bamuhaye igi ararinda havamo inkoko arya inyama birarangiye, ariko bamuhaye igi aravuga ngende ndareka havemo inkoko nyinshi hazavemo n'amagi, nge ndya amagi nge n'inkoko mfite n'izindi nkoko zirimo guturaga. Iby'Imana rero muzukuru bimeze, iby'Imana ni process. Imana ishobora kuguhamagara ukabona ntibagukunda, ukabona biraho, Yesu azaguhemba. Mwavuga ngo eme uzubiba none ikazaguhemba mu myaka 10 ariko ikaguhemba. Wowe ihanganire process gusa. Iyo bavuga ngo umuntu ni mukuru, ngo ya muntu ngo ni mukuru, ntabwo ari ubwanwa uko n'ihene zirabumera. Umuntu w'umugabo ngo ufite ubwanwa n'ihene zarabumeze, ubwo se nje kigaragaza ko uri umugabo. Hari ikintu bazavuga ngo umuntu ni macu, umuntu ni mukuru, bigira amategeko. Itegeko rya mbere, stop telling everyone everything. Umuntu wese muhuye ntukamubwira ibyawe. Icya kabiri, nujya guhitamo inshuti uzakoresha ubwenge bwinshi. Icya gatatu, do your best and trust the process. Uzakora uko ushoboye ariko wihangane ibintu bigende. So mwavuga ngo eme wowe ukora uko ushoboye ariko ureka ibintu bigire gute. Irya kane, mbere yuko ukosora abantu banza wikosore. Icya gatandatu, icyo bita expectation, ntukaze uteganya icyo umuntu akumarira ahubwo uzaza ushima icyo bagukoreye. Uko nimba mbwiye Revera Kadongo tubonane ahita banga kubera ko kadameze neza Revera Fosque arama 100,000, reka ko expecting amafaranga batari guhe, ahubwo we dinda no 10,000 ari byuza gushima. Ariko icyo nashaka gukotinga ni ijambo rivuga ngo do your best and trust the process. Ntiza Bibiliya Skov ntiza ma ngandirimba ka karimba Papa Fran ndangiza nze gusoza. Iminsi usigaranye yo kubaho kwisi zamukorera mwituri neza ye. Ndaruno rugero Bonesa sifiwe muri kubona ukuntu mfashe ino bigira teme zibiri gusa, teme ebyiri, two top. Teme ya mbere nicyo Yesu yakoze cyarangiye, yaritanze, yagiye ku musaraba, yarakubiswe, yarapfuye, yarazutse, yaravuze ngo byose birarangiye. Icyo Yesu yagize gute? Yaragikoze. Teme ya kabiri ni ikitararangiye ari cyo ugomba gukora. Iyo udafite ibyo bintu bibiri, icyo Yesu yakoze ni cyo ugomba gukora ngo biteranye. Nta Bibiliya ufite ugira kava. Kuko abagira Bibiliya baza ayo magambo abiri, niki Yesu yankoreye niki ngomba gukora. Nimba ibyo bintu byombi utabizi, nta Bibiliya ugira kava. Mwavuga ngo eme ko mwandakariye ni muri kubona umusaraba uko nguko umeze, ubaho ibitebo bibiri, ubaho ibiseke bibiri. Igiseke cya mbere ni umuririmbyi wavuze ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye iki hagira umumaro ntazibagirwa ukundi. Ukaza ukajugunyamo ibyaha byawemo hano hirya hari ikindi gitebo Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira ngo yikorere umusaraba we ugomba guhita utora ikindi kintu ukikorera. None hari abantu bageze ku musaraba bajugunyamo ibyo bafite baratoroka, ntibatora icyo bagomba gukora, baratorotse. Twavuga ngo haleluya. Watoye iki? Nta bupaseri buba mu mujyi wo ku musaraba, nta buririmbyi bwiza buba mu mujyi wo ku musaraba. Mbonye yaririmbye gute? Yaririmbye ngo ku musaraba nakuyindiri nagezeyo biduri mu mwambaro naroso umuzigo wanjye abanye kuriyandisha. Twazamurika twango haleluya. Mwatoye iki ku musaraba nshuti zanjye? Mwarahageze mujugunya indirimbo 93 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira ibitero 4. Igitero cya mbere yavuze ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereho ngo wambere umucunguzi ngo nkizwe ibyanjye nishime. Igitero cya kabiri kikavuga ngo warangije kundokora uruwanjye nanjye ndi uwawe ngo ryajwi ryawe ryinginga nawe urante kuryitaba. Igitero cya gatatu kikavuga ngo najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi ariko none ahandagarutse sinzongera kuzimira. Igitero cya kane iteka nzagukorera.
indirimbo 280 avuga ngo iminsi irahita kandi irahita vuba. Uko ihita ni kwita benshi bapfa batamenye umukiza. Ariko hari icyo twakora kandi tugikoranye umwete. Mureke duhaguruke twese. Igitero cya kane bikavuga ngo icyo umwami Yesu ashaka ngo nukugendana nawe, ngo gende yikiriza ngo barushe ngo kandi bamuteye umugongo. Icyo umwami Yesu ashaka nukugendana nawe. Igitero cya karindwi kikavuga ngo cubu twese tugende, ntagire umuntu usigara yicaye. Umuntu wese nashaka icyo agomba gukora. Mwavuga ngo amen. Amen. Soza. Ikindi cya gatandatu tugomba gukorera, impamvu tugomba gukorera Imana nuko biyubahisha. Byubahisha iki? Imana. Ndabaho urugero kugira ngo muvumve icyo bita kubahisha Imana. Akana kanje kagakobwa ndagakunda cyane. Ko nka kakunda gasoda y'abashitsi. Kagifite imyaka 4. Ku rwego hafi kubisengera. Akajya gukina hanze, agakina yumva ndi kuri telefone ndikurangira umumotari agahita azayiruka ngo papa ngo no umushyitsi, nkambwa ati no umushyitsi. Akagenda umushyitsi bapfa kumugurira soda gutya, agahita aza nimo umushyitsi yicaye hano, agahita yicara impande y'umushyitsi agakomeza akareba soda yiwe gutya, akomeza akareba kuri soda, umushyitsi akamubwira ngo somaho, agasoma, umushyitsi yagenda, nkambwa ati mva nkubwire nzagukubita. Tujya mu cyumba nibwo tuba tuganira, nzagukubita ntibaje ngo fanta y'umushyitsi. Akambwira ngo papa mbabarira sinzongera. Hagashira iminsi 2 umushyitsi akabaraje, agahita ngo papa ngo abashyitsi bagiye kuza, ati bagiye kuza. Abashyitsi binjira, agahita yicara impande y'umushyitsi akareba soda, none umushyitsi akama ngo soma, ngo hoya, ngo genza n'igikombe, akazana plastike. Akambwira ati akira. Umushyitsi akamusobera kandi plastike muri fanta. Hanyuma twavuga ngo haleluya. None birangira nkamujyana mu cyumba, nzagukubita nk'isaza. Umwana arambwira ngo papa sinzongera. Yabona abashyitsi barinjiye, agahita yinjira ngo njye sinkwa fanta y'abashyitsi. Ni amagara akomeye, ni amagara akomeye, aho gikomeza mwumva hakurikira komeza pa. uriho kukwi ufite w'inyungu uyeshicubahiro, wowe uyeshicubahiro sohoza imigambi yayo uyiteho ureze. abubaha Imana bagakiranuka, Imana irabemera ikabemeza n'abandi. Haleluya. Turiho kuko dufite wiki inyungu ngo tuyiheshe iki? Icyubahiro. Dusohoze iki? Umugambi wa Imana yashatse cyo. None wa mwana wanjye sigaye mubwira ngo isoma fanta akaba ngo papa nkamubwira ngo babwire ngo murakoze papa arangurira yanjye. Basigaye bamubwira akamwa ngo murakoze papa arangurira yanjye. Tugeze kuri step tuyimutuma tuvuga ngo sengera abashitsi kubera imyaka 6. None mwaseka abo bana mwoseka umwana wanjye, mwamwe kuri fanta y'abashitsi, mwebwe ko Imana yababwiye ngo murabona remye mberemeye imirimo myiza ko mutayikora, ko namwe mwakomeje kumwa kuri fanta y'abashitsi. Murabona remye mberemeye iki? None muyigeze. None muraseka umwana wanjye kandi namwe tuzatwangana dusirimba. Ubushize narababwiye ngo nibande bishwe n'amasengesho, nkanjye narahombanye. Gusa sa amasengesho ariko nukunanuka. Ariko hari abantu bahombanye kubera gusenga. Kandi no kwangana afite abantu 3 yabitse umutima, kora kimwe iryo uhage hashobora kuzamo no kurwana. Cyangwa se usenge utsinde kamere. Wowe urabishobora byose. Uriyiriza unanga abantu, urabishobora. Uko murushe, none ko murushe, murarushe. Iryo uhage kuko waje mu rwango ashaka kuzanamo kurwana, cyangwa se usenge utsinde kamere. Mwavuga ngo amen. Amen. Munsi mwubatse nino nzu y'Imana, munsi mwayubatse ni bishop wayubatse cyangwa pastor Ben cyangwa pastor Katu cyangwa pastor Solange, si umu engineer mugiye kuyisenya, mwagara umu engineer cyangwa azana umuntu wariye. Oya ni munsubize. Kubaka birasaba ubwe,
gusenya birasaba kuba muhaze gusa umurimo w'Imana. Imana yaravuze ngo abantu banje baremutse bazize kutamenya iki. Bibiri ifite ubwenge. Soza mureke mbabwira rino jambo. Mwavuga ngo haleluya. Yamwe turi kumwe. Umugisha dufite ukomeye ntabwo ari ibintu Imana idukorera. Umugisha dufite ukomeye ni Imana kutwemerera kuyikorera twebwe. Pastor Revera nabizi ko ngukunda nkuba. Ntabwo ari kuba revera muri no kanisa. Imana yari kuza ikahaba. Ariko yaravuze ngo kwera ko hariho Bishop, Pastor Solange, Pastor Ben, Pastor Revera Kado, nta mpamvu yo kuza hano. Nzamvugana nabo dukorane ni muhabi. Nicyo umugisha dufite ukomeye suko Imana yaguhinze n'amamodoka umufite umugisha dufite ukomeye ni Imana kwemera kuba revera mu murimo wayo. Fra umugisha ufite ukomeye pa ntabwo wowe ugombaga kuririmba wowe na rimwe. Yesu yabyemeye kubera ko akwizeye. Umugisha ufite ukomeye si kujya muri Amerika nuko Yesu yakwemera ko uririmba ino mitima igafashwa. Soza kuri no jambo ntabwo tuza gusenga ngo dufashwe ntabwo ari cyo cyanzanye. Ntukaze gusenga ngo nje gufashwa. Nimba ugufashwa guma mu rugo ureka kwica amatike nabi hariho online uraza gufashwa. Tuza gusenga kugira ngo dufashe abateranye. None wowe iyo uje kubafasha nabo baza baje kubafasha ugataha wafashijwe ariko waje gukoresha nawe igikoresho Imana yaguhaye. Birumvikanye ari ugufashwa gusa nta cyanzana naguma mu rugo ngategera. Ariko kubera ko hajemo ikintu cyo gufasha abandi ufite nagiye ku Kibuye ejo bundi sanga imodoka ikora umuhanda sizana abakozi bawukora. Izana abakozi si itsindagira. Ntabwo ari itsindagira. Itsindagira ntabwo ari izana kaburimbo. None wowe ushobora kuri imodoka itwara abakozi ukabura imodoka izana umucanga ukabura imodoka izana kaburimbo. None we nutazana kaburimbo abiriwe bacukura umuhanda baracukurira iki? Ariko ntago mubyumvise neza. Hari icyo Imana yampaye kigomba gufasha iteraniro ry'Imana. Wisiba ngwino kizane gisengere gitegure. Hari ibintu bibiri bigoye soza. Ikintu cya mbere kigoye ni ukugira ubwenge bwinshi nta shaka cyangwa kugira ishyaka ryinshi nta bwenge. Iyo ufite ubwenge bwinshi nta shaka uraryama kuko urabizi ariko ntushaka kujyayo. Kugira ishyaka udafite ubwenge egari kubyica. Bihuze byombi byige ugire n'ishyaka. Byumvikanye ndabizi uko babikora. Warangiza udafite ishyaka nta kuza. Kugira ishyaka nabwo udafite uko babikora ni egari kubyica. Urabikora cyane ariko urabyica. Bihuze byige ariko kandi unagire n'umutima w'ishyaka. Kandi ishyaka ni imbaraga ziba mu mutima zibyutswa nuko ari kirimo gupfa ubona wakora neza. Mureke dukorera Imana. Mwavuga ngo yeme? Mureke dukorera iki? Tutaryarya dushizeho umwete. Amakosa yawe yemere. Ntabwo urimo bikwera ko wakoze amakosa. Urimo bikwera ko utayakosoye. Nta kibazo. Abatazavugana ni muvugane. Dufatikanye ntabwo ari twebwe. Twahujwe n'akazi. Kubera ko haba inshuti yakaba n'ubushuti. Amatafari abiri ntashobora guhura nkereka bazanye sima. Sima ni ubushuti buhuza abantu babiri batari bahuye. Niba ushaka gukorana na mugenzi wawe ushyiramo ubushuti. Kandi biraravye ngo inshuti zikundana ibihe byose. Mureke kurekurana dukora umurimo w'Imana. Bishyiraho umwete. Bishyiraho ubwenge, bishyiraho ishyaka, dukora imirimo y'Imana. Iminsi isigaranye yo kubaho kwanjye nzagukorera nkwitura neza wagize gute wakoze. Nimwakira ijambo ry'Imana, Imana ibagirire neza.